twaramutse ubutware bwose n'ubw'Imana niyo ikwiye gushimwa, nta yindi mana ibaho ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Imana Allah, yo yonyine itagira umufasha cyangwa uwo babangikanya, niyo yihariye ubwami n'ubutegetsi kuri byose, ni nayo ikwiye ishimwe. Bavandimwe b'Isilamu, Allah subhanahu wa ta'ala turabizi ko atabyawe kandi ntiyanabyawe, nta n'ikintu asa nacyo mu biremwa. Rero uku nguku tuba tuvuga, uku nguku ni nko kuba Imana ubwayo yihariye, yo ubwayo yihariye kuba itarabyaye itarabyawe. Allah subhanahu wa ta'ala nta kintu wamukomparinga icyo ari cyo cyose, nta n'ikintu wamugereranya nacyo. Allah we arahambaye, we ubwe arihagije, ntiyabyaye kandi ntiyabyawe. Gushimwa nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Imana imwe Allah, yo yonyine itagira umufasha cyangwa uwo babangikanye, niyo yihariye ubwami n'ubutegetsi kuri byose, ni nayo ikwiyishimye kandi ni nayo ifite ubushobozi kuri buri kintu. Mana murezi wanjye, ndagusaba ibyiza byose biri kuri uyu munsi n'ibyiza byose biri inyuma yawo, kandi Mana nkurikiza ngo undinde ibibi byose biri muri uyu munsi n'ibibi byose biri muri uyu munsi inyuma yawo. Mana muremyi wanjye, ndagusaba ngo undinde ubunebwe no gusaza nabi. Mana nkurikizaho kandi ngo undinde ibihano biri mu muriro utazima, ngo unandinde ibihano byo mu mva. Iyi ni dua ushobora kuba wasaba Allah akabasha kuba yagufasha. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Mana nyagasani, bwakeye ku bwawe kandi bwije ku bwawe, tubaho kandi ku bwawe. Mana ni no ku bwawe tuzapfa, kandi iwawe niho tuzasubira tuzazurirwa. Ibi ngibi ni ibitugaragariza yuko kwa Allah niho twaturutse kandi ni naho tuzasubira. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sanadtu abu laka bi ni'matika alayya abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mana nyagasani, ni wowe murezi wanjye, nta yindi mana ibaho. Ubu ni uburyo ushobora kuba wasaba ukavuga uti Mana nyagasani, ni wowe murezi wanjye, nta yindi mana ibaho ikwiye gusengwa by'ukuri uretse wowe wenyine. Mana ni wowe wandemye, nanjye ndi umugaragu wawe, niyemeje gutunganya amategeko n'isezerano byawe mu buryo bwose nshoboye. Mana nkwiginzeho ngo undinde ibibi by'ibyo nakoze. Mana ndemera kubw'inema zawe wamundagajeho, kandi Mana nemeye ibyaha byanjye nagukoreye. Mana mbabarira ibyaha byanjye, kubera ko nawe ushobora kubabarira ibyaha uretse wowe wenyine. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshik wa malaikata wa jami'a khalqika annaka anta allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ibi ngibi ukabivuga inshuro enye, uratangira ukavuga uti Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikata wa jami'a khalqika annaka anta lahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Nanone ukongera ugasubiramo Allahumma inni asbahtu ushhidu wa ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikata jami'a khalqika annaka anta lahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammad abduka wa rasuluk. Iyo ni inshuro ya gatatu. Allahumma inni asbahtu ushhidu wa ushhidu hamalata arshika wa malaikata jami'a khalqika annaka anta lahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ibi ngibi ubivuga inshuro enye. Mana ibisobanuro byayo, Mana mukuri ndamutse nguhamya nanemeza abateruye arshi yawe n'icyubahiro, nanemeza abamarayika bawe, nanemeza ibiremwa byawe byose, abamarayika bawe, nanemeza ibiremwa byawe byose ko ari wowe Mana imwe Allah, ariyo Allah, nta yindi mana ibaho ikwiye gusenga by'ukuri